hamwe na Pastor AMAFARANGA tubahaye ikaze rero muri umwanya tuganiramo ibijyanye n'ubukristo no kwiteza imbere. Reka dutangire dusenga Imana hanyuma dukomeza na gahunda twabateguriye uyu munsi. Turagushimye data twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza kandi kiranuka. Muri umwanya tugushimiye neza yawe, tugushimiye uyu mwanya mwiza duhanye na bene data badukurikiye hirya no hino. Turasenze kugira ngo uhaze kwifuza kwabo, turasenze kandi kugira ngo kwifuza kubi uko ariko kose gucishikeshwa nawe Mana, kandi ubatunguze andi masoko y'ibyiza batari bamenyereye. Turasenga kugira ngo ukomeze kugira neza igihugu cyacu, burumbuke n'umutekano bigwizemo, kandi ubwami bw'Imana buganze mu nguni zose z'igihugu. Urakoze bana natwe muri studio kuva dutangiye kugeza dusoje, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Twongeye kubashimira mwebwe mwese mudukurikiye. Uyu ni umwanya w'ikiganiro umukristo mukuru n'iterambere. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko y'uburyo watoza abana gukoresha neza amafaranga. Turababwira ibyo twateguye, hanyuma namwe nyuma yaho tuze kubaha akanya dusangire ijambo, muduhe ubutumwa bugufi, tubiganireho. Reka dusome ijambo ry'Imana. Iyo usome ijambo ry'Imana nabwo burimo wegera Imana, burimo kurusha gusabana n'Imana. Turasoma mu gitabo cy'imigani, ibice bya 22 ku murongo waho wa 6. Harimo ijambo rivuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Igitabo nanone cy'umuhanuzi Hoseya mu bice 4 ku murongo waho wa 6 ho handitse ijambo rivuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Imana tugire neza. N'aya magambo turi bugarukeho tuganira kuri insanganyamatsiko y'uburyo watoza abana gukoresha neza amafaranga. Nk'uko mu Kinyarwanda bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya, kubatoza bakiri abana bifite umumaro munini. Turagenda tubigarukaho. Ubundi mu buzima bwa buri munsi, amafaranga anyura mu ntoki za buri muntu ni menshi. Ngira ngo nawe urebye wasanga hanyura mu ntoki zawe ari menshi. Bamwe barayahabwa, abandi barayakorera bakayahembwa, abandi bakayatoragura kuyatombora, hari n'abayiba. Ariko amafaranga anyura mu ntoki za buri muntu ni menshi. Biragoye ko wabona umuntu n'umwe uhumeka muri iki kinyejana udafite amafaranga amugendaho, cyane cyane mu gihugu nk'iki cyacu cya hano mu Rwanda. Biragoye ko wabona umuntu udafite amafaranga amugendaho. Ni nkaho ubuzima bwose umuntu yumvise iyi nsanganyamatsiko y'uburyo umuntu yakwigisha hakiri kare abana, yakwibaza abana bemerewe gutunga amafaranga. Turagenda abana ku kihe kigero? Turagenda tubigarukaho. Ugize neza kubibaza. Reka profite mbwira ababyeyi begere nyakiramajwi zabo, rushinge barugumishe kuri 90. Ntibatume basinzira. 96.0. Hanyuma abana nabo bakurikire. Turabiganiraho. Ariko cyane cyane ababyeyi kuko aribo bareberera abana. Buriya nibo cyane iki kiganiro kireba. Nemo mbivuga rero ko urebye uko ubuzima bumeze muri iki gihe ni nkaho ubuzima bwose bushingiye ku mafaranga. Buriya habaho ibihugu bimwe na bimwe bigifite amashyamba menshi y'inzitane, ugasanga ari byo bigiramo abantu bamwe bakibayeho muri ya mibereho itandukanye cyane n'iterambere tuzi muri iki gihe cyacu. Muri bene ibyo bihugu bikibamo amashyamba y'inzitane, usanga hari abantu babaho ubuzima budahura n'ifaranga. Kuko usanga ibyo bakenera byose babikemuza ibyo babasha kubona muri ayo mashyamba. Aho kujya ku isoko wenda ngo bahahe ibyo kurya nk'uko tumenyereye inaha. Twebwe muri iki gihugu umuntu amenyereye ko ajya ku isoko agahaha cyangwa agahinga, agasarura mu murima, agasoroma munsi y'urugo ibyo akeneye kugira ngo abashe kubaho. Ariko muri bene ibyo bihugu abo bantu babayeho muri ayo mashyamba y'inzitane bo babeshwaho no gusoroma imbuto n'imboga byimeza. Muri ayo mashyamba ugasanga ntibakenera kujya kugura inyama kubera ko barabyuka mu gitondo bagafata intwaro bakajya guhiga, bagateka izo ngizo bavanye mu gasozi muri ayo mashyamba.
nari mvuze ibyo kubera ko nubwo turi mu iki kinyejana, nubwo turi muri iki gihe cy'iterambere imeze gutyo, ariko haracyari ibyo bice by'isi usangamo abantu bameze gutyo. Ariko uretse ababaho muri ubwo buzima bwo mu mashyamba, gusa urebye wagereranya n'ubuzima abakurambere bacu babayeho mu myaka ya kera, mu binyejana bya kera. Natwe inaha mu Rwanda abakurambere usubiye inyuma nk'ibinyejana 4-5, wasanga barababagaho mu buryo bwenda kumera gutyo. Uretse bene abo, abandi twese ubuzima tubayeho bukenera amafaranga, kuva ku bintu nkenerwa by'ibanze kugera ku bindi byifuzo bitagira umupaka umuntu agira. Ni amafaranga, bifitanye isano n'amafaranga. Ibibazo byinshi abantu bagira bigendanye n'amafaranga, byaba ibibazo by'imibanire y'abantu, byaba ibibazo by'ubuzima bw'abantu, byaba ibibazo by'imibereho, byose bifitanye isano n'amafaranga. Umva rero, amafaranga ni ikintu gikwiye kuganirwaho. Twagiye tubiganiraho hano kenshi muri iki kiganiro, tubabwira ko ku mashuri, mu mashuri ntabwo batwigisha uko umuntu akwiye gukoresha amafaranga. Na bene ya mashami y'ubumenyi yiga ibijyanye n'amafaranga ku mashuri, babigisha gucunga amafaranga y'amasosiyete, gucunga amafaranga ya leta, gucunga amafaranga y'ibigo, ariko ntaho bigisha gucunga amafaranga yawe ku giti cyawe. Buriya si uko hari amategeko agenga abantu ku biti byabo cyane ayo mabwiriza, amahame umuntu ku giti cye akwiriye kugenderaho ku bijyanye n'amafaranga arahari. Urebye abantu bakuru benshi, nanjye ndimo nawe urimo n'abandi benshi badukurikiye, abantu bakuru usanga hari amakosa ajyanye n'amafaranga menshi tuba twaragiye dukora, bitewe n'uko tutigishijwe uko umuntu akoresha amafaranga. Ukumva abantu bagatekereza ko bizi, bakavuga bati mpfa kuba nayakoreye, mpfa kuba nayabonye, umuntu apfa kuba yayampaye, ntabwo byananira kuyakoresha. Urumva rero, umwana ubundi wa mugani nigeze kuvuga mu Kinyarwanda uvuga ngo umwana agororwa cyangwa igiti kigororwa kikiri gito, niko mu Kinyarwanda bivuga. N'umwana ahabwa uburere akiri mutoya, uko umureze niko amera, uko umureze niko akura. Ubuzima bw'umwana muto yaba ari nk'urupapuro ruriho ubusa, wandikaho ibyo ushatse. Wamwandikaho ibizamugira umumaro bikazamugira umumaro, wamwandikaho ibizamugira nabi bikazamugira nabi, wareka kwandikaho isi kandikaho. Hari undi muntu numvaga avuga ngo ni nka flash disk, ubuzima bw'umwana icyo ubitseho nicyo kigumaho. Gutoza abana rero bakiri batoya ibijyanye n'amafaranga ni ibintu byangombwa cyane, ni ibintu bibaho umusingi bazubakiraho igihe bazaba bamaze gukura, bityo bakabasha kwitwara mu buryo butuma badakora amakosa menshi agendanye n'amafaranga. Nk'ayo ngayo narimo mvuga, abenshi muri twebwe twagiye dukora cyangwa tujya dukomeza no gukora mu buzima kubera ko tutabyitoje hakiri kare. Iyo urebye twiga mu ishuri ryo ku Cyumweru kera, wasangaga abarimu batwigisha ibintu bazi. Niba ari indirimbo yo mu gitabo bakayigufatisha kuko bayizi, bakakubwira bati kwiba ni icyaha, kubeshya, kurwana, bimwe abana bakunda guhura nabyo. Bakubwira bino bintu ni bibi, ugakura uzi ko ari bibi, kandi n'ubikubwira akaba atabikora nyine, ukaba ubona nyine niyo yabikora atabikora ureba. Noneho uyu munsi umuntu wakigisha umwana iby'amafaranga yagakwiriye nawe kuba bizi cyane. Turabigarukaho kuko nawe akwiye kuba bizi. Niba twarakuze batatwigisha iby'amafaranga, bitanavugwaho, umuntu agakura akazageraho atangira kuyabona, nta muntu wigeze amubwira ati burya ku mafaranga witwara gutya, burya uyagusabye wese ntabwo ari kuyamuha, burya narimvuze wenda nk'ako ngako, kubera ko nzi ko ari kimwe mu bibazo abantu bagira. Burya uyakugujije wese ukwiye kumenya ko ashobora no kutazayagarura. Ibintu nk'ibyo ngibyo bya bindi umuntu agenda abona muri realite z'ubuzima akagira. Ni ukuvuga rero wa mugani, uwigisha abana iby'amafaranga nawe akwiye kuba yarafashe akanya ko kuyiga,
ariko nta kibazo ushobora kuyiga igihe icyo ari cyo cyose. Twizere ko ababyeyi batari bukureho urushinge, ntibavaneho urushinge, bakomeze babane natwe. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi ndumva aribyo nifuza ko tuganira. nk'uko twabivuze, turaganira n'ababyeyi uburyo bashobora gufasha abana babo gutangira kwitoza gukoresha neza iki gikoresho cyitwa amafaranga. Twabivuzeho inshuro nyinshi ko amafaranga ari igikoresho. Hari igihe umuntu atayafata mu mwanya wayo ukwiye, agatekereza ko amafaranga ubwayo ari ikintu, akayafata nk'umuntu, akayakunda nk'uko wakunda umuntu. Hari imvugo y'icyongereza ivuga ngo ujye ukunda abantu ukoresha ibintu. Iyo umuntu yabicuritse akunda ibintu agakoresha abantu. Ubundi ibitekerezo bigira abantu, ariko iyo amafaranga atangiye kuguha ibitekerezo urumva kiba ari ikibazo. Ririya jambo twasomye mu migani riravuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Umwana numumenyereza hakiri kare yuko amafaranga y'abandi ari ay'abandi akwiye kuyubaha, azarinda asaza bizirikana. Ariko numubwira, hari ukurira ahantu bavuga ngo ati iby'indagare biribwa na sinzi ukuntu uwo mugani bajya bavuga. Hari umwana ukurira ahantu bamubwira bati wowe bapfa kuba batakureba, icyo ubonye hafi aho uragifata ukirwanaho. Ubu ngubu birangira abayemo igisuma cyangwa igisambo ruharwa. Ntago aribyo nashakaga gutindaho. Nuko navuga ko umuntu akwiye kumenyereza umwana inzira, kubera ko biri tubwira ngo azarinda asaza atarayivamo. Kumumenyereza iby'amafaranga ni ukumurinda gukora amakosa menshi abantu bakora mu gihe cyo kwishakisha. Ni ukumuteguramo umukozi w'Imana ubohotse kuri iyo ngingo y'amafaranga. Hari igihe umuntu akizwa, akuzura umwuka, akagira impano zitandukanye, ariko ugasanga igikoresho cyitwa amafaranga kiramugora kumenya uko akitwaraho. Iyo kumwigisha rero umwana iby'amafaranga hakiri kare, akura ari umukozi w'Imana ubohotse kuri icyo kintu cy'amafaranga, uzi gushyira amafaranga mu mwanya wayo, ahandi adakwiye ntagire ibya bitekerezo wavugaga amafaranga h'umuntu ntabyumve, ntabitega amatwi. Ni ukumuteguramo umuturage mwiza w'igihugu ugira umumaro aho atuye, akawugirira abe, akawugirira n'abaturanyi. Reka noneho twinjire mu bintu ukwiye kumenya kandi ukabimenyesha abana urera. Ndavuga wowe mubyeyi udukurikiye, mu bijyanye no gucunga cyangwa kumenya gukoresha neza iki gikoresho cyitwa amafaranga. We ni ikintu cya mbere ukwiye kumenya, ni uko ku bana batoya kwiga kwiza no kwigana. Buriya ku bana ikintu yiga agafata vuba kitanamugoye, ntabwo ari ikintu umusomera ukamusubiriramo, ni ikintu abona akakibona ugikora. Ibi bivuze ko niba uri umubyeyi ukaba ushaka kwigisha abana bawe ibigendanye n'amafaranga, ukwiye kumenya ko uburyo witwaye mu bijyanye n'amafaranga abana babureba. Uko ubyitwaramo buriya abana baba bitegereza. Niba ushaka kubaha isomo ryiza, niba ushaka ko ibyobo wagiye ugwamo bijyanye n'ibi by'imicungire y'amafaranga bo batazabigwamo, tangira ushake uko wababera urugero rwiza rwo gukurikira muri ibi bintu bijyanye n'amafaranga. Mukanya warimo uvuga, Josene yararimo avuga ibijyanye n'abarimu bo mu ishuri ry'icyumweru, abarimu bo mu rusengero, avuga ati nabo bakwiye kwigisha ibyo bazi. Niba ushaka kwigisha abana, ukaba utekereza kwintroduizamo, ukaba utekereza gushyiramo iki gitekerezo cy'amafaranga, niba uri umwarimu muri primaire cyangwa ahandi, ukaba utekereza cyangwa muri gardienne cyangwa muri secondaire, ukaba utekereza gushyiramo iki gitekerezo cy'amafaranga, ni ukumenya ko abana biga neza iyo barimo kwigana, iyo bitegereje. Buriya baritegereza, barumva bicecekeye, bibereye mu mikino, ariko baba bumva ibibagwa mu matwi, baba bagira ibyo babona, rero barabyigana. Ukwiye kumenya ko nawe ukeneye kwiyongera ubumenyi, kandi amahame mashya umenye agendanye n'amafaranga ukayakurikiza. Niba umenye ko kuzigama ari byiza ukabikora, abantu bakabimenya. Niba umenye ko kwishyura inguzanyo wafashe ari byiza ukabikora,
ntube wa muntu bihemo ntubwire umwana nubona kanaka aje atangiye gukomanga ku irembo ngo uhite ugenda wihisha ubwire umwana uti umubwire ko ntahari kubera ko wibutse ideni kubera ko umwana barimo abyitegereza akavuga ati umuntu wakugurije uramukwepa yaje uramukwepa ubwo ni ukuvuga ukwiye kwitoza nawe hakiri kare kubahiriza aya mahame ugenda umenya mu bijyanye no gucunga amafaranga igihe uri imbere y'abo bana muganira ku by'amafaranga ujye wibuka ko barimo kwitegereza kimwe n'uko bumva ibyo ubabwira ubundi kera abana bo mu cyaro bagiraga ikintu bita kwiharika kubera ko mu cyaro mirimo myinshi yabaga igendanye n'ubuhinzi umwana nawe agasaba akantu ke k'umwihariko kugira ngo ahinge utuntu twe arebe ko twakwera agire buri uko umwana abona ufata ibintu nawe agerageza kwigana no mu micungire y'amafaranga umwana aragira umwana aba akeneye kureba icyo areberaho reka wenda iyi ngingo ya mbere cyari kukubwira ko ku bana mu bana batoya kwiga kwiza no kwigana ikintu yigana gikora neza kurusha icyo umwicaje ukamubwira ntabwo waba nka wa mwarimu uvuga ngo cyangwa kumwe bavuga ngira ngo ni umukozi w'Imana bavugiraga bavuga ngo mujye mwumva ibyo mbabwira ibyo nkora mu byihorere ntimukite ku byo nkora ntibibareba mujye mwumva ibyo mbabwira iyo ubikora gutya imbere y'abana burya ibyo ubabwira biba bivuze ntacyo biba bivuze cyane ikiba kifite icyo kivuze cyane n'uburyo bakwitegereza ikindi cya kabiri ni uko ukwiye kubamenyereza hakiri kare uko bakoresha amafaranga ibi ngibi bijyana no kuganiriza abana uburyo amafaranga abonekamo twavuze tuvuga ko zimwe nko mu ndangagaciro ukabwira ko amafaranga ntabwo aboneka ari uko umuntu ayibye nta nubwo amafaranga aboneka ari uko umuntu ayatoraguye nta nubwo amafaranga aboneka ari uko umuntu ayatomboye niba uri umubyeyi ukaba ufite abana ukajya uzinduka ujya gushakira ku mikino y'amahirwe aho kuzinduka ushaka akazi akajya abona udufaranga ubonye twose uhita wirukira kugura tike yo muri biriya bintu by'imikino y'amahirwe umwana azatekereza ko ubukungu iterambere rizaboneka ari uko umuntu agize atya akagwa ku itike yatomboye menshi hari n'abahora mu biganiro nimbona amafaranga ubu mbonye amafaranga yego ubu agahora muri ubu kandi afite abana bisa n'ibyifuzo bisa naho no kuganya bisa na ubu mbonye amafaranga aho yahora yumva abonye amafaranga ariko nta ni uburyo akora kugira ngo ayabone rero ku mwana nubwo twigeze kuganira uburyo butandukanye amafaranga yinjiramo ariko ku mwana igitekerezo cy'ibanze ku mwana ukiri mutoya umwana ubasha kuvuga no kumva ushobora gutangira kumuganiriza bene wa mwana ubasha gusaba biswi cyangwa bombo bene uriya mwana ushatse watangira kumuganiriza ku gaciro k'amafaranga imyaka aba afite iyo ari yo yose kimwe ku bana bakiri batoya nubwo habaho uburyo bwinshi bwo kwinjiza amafaranga ariko ushobora guhera ku cyambere cy'uko amafaranga aboneka nk'ikiguzi cy'umurimo umuntu akoze iyo ukoze umurimo ugahembwa amafaranga ubwo ni uburyo bumwe bwo kwinjiza amafaranga kandi ni uburyo rusange ni uburyo wabona ahantu aho ari hose umurimo uwo ari wo wose icyo gihe uko ubimuganiriza nawe ushobora gutekereza gutangira kumuha uturimo duto duto hari uturimo dusanzwe two mu rugo umwana aba agomba gukora tuvuge niba ari ukwisasira niba ari gutunganya aho arara bene kuzinga imyenda yari yambaye utwo ntabwo ari uturimo wamuhembera ariko niba hari umurimo wari ushinzwe undi muntu akaba yakwiyemeza kuwukora umurimo mu rugo utari uri mu nshingano z'uwo mwana ariko hakaba hari undi muntu wari uri buwukore ashobora no kuba ari umurimo nawe mubyeyi washoboraga kuba uri bukore niba ari ahantu wari bukubure mu rugo wenda umwana atari buhakubure niba ari ahantu wari bukorope umwana atari wari buhakorope akavuga ati ngewe ndashaka gukoropa muri salo ariko murampa
murampa intuzo ushaka kumubwira uti hakoropera rwose ndaguhemba. Birumvikana ku mwana mutoya no kumutangiza udufaranga duke twatundi ashobora kuguramo biswi, ashobora kuguramo bombo, ashobora kuguramo akantu yifuza, ariko ukatangira kumuha utwo dufaranga. Hari ababyeyi badukurikiye bazi ko iyo mirimo n'ubundi ari iy'abana. Abana nyine mu rugo bakwiriye gukora gutya. Aho ntibabifata. Biterwa n'uko mu rugo bisanzwe, ariko hariho mu mirimo yose haba hari iyo bamenyereye basanzwe bakora, ariko hari n'igihe ashobora kugira undi murimo umupropose umurengerezaho, hanyuma ukagira akantu umuhemba. Umwana uko abonye amafaranga ukanamureka akayakoresha icyo ashaka, kubera ko iyo umuretse akayakoresha icyo ashaka atangira kwigamo agaciro k'amafaranga, ariko ukabimuganirizamo, kuko hari igihe nanone ababyeyi batinya extreme imwe ishobora kuba uramutse umuhaye amafaranga ntugire icyo umubwira, ntunamuganirize, akagenda akabona aguzemo twa tuntu yishimira two kurya. Abana bakunze akabona aguzemo bombo, aguzemo biswi, aguzemo ibipirizo, akabona biramuryoheye. Iyo nta kiganiro gikurikiyeho, ubutaha ashobora no kubona inote ihinguka mu isakoshi ahantu, akayikurura akayijyana ntacyo bamubwiye. Iyo ni extreme. Aho ngaho niyo mpamvu niba hari ayo umuhaye biba byiza umuganirije. Ntumutegeke icyo agura, kuko ukamureka akagura icyo ashaka, kuko uko agenda agura hari ubumenyi aba agenda yiyongera. Hari nk'igihe ushobora kumuhereza ibiceri nka 200 cyangwa igiceri cy'ijana, umwana agahita atekereza ko najya kuri butike wenda baro yahabonye iri buvemo, cyangwa agatekereza ko ikintu kinini, agatekereza ati buriya ubwo mfite ibiceri 300 ati hashobora kuvamo igare. Akagenda yahagera yaribaza bamubwira, hari n'igihe imibare bamubwira bati wenda iri gare ni 80,000, ntahita abasha kubihuza na bya biceri, akavuga ati ngaya yo mfite kandi ni menshi, kandi birahura mu mezi, bakamuseka. Akagira buriya umwana aba yize isomo, aba amenye ko hari ibintu bihenda bya menshi, hari n'ibintu bya makeya. Ubimubwiye mu magambo bishobora kutinjira mu bwonko bwe vuba, ariko agiye ku isoko agiye kwigurira bishobora iyo ajyanye dukeya bakamwangira icyo yashakaga, ahava iryo somo ryinjiye. Ubutashobora no kukwibariza ibibazo bituma ubasha kumusobanurira neza, akabyumva vuba. Nibyo nimo mvuga rero ko kuri twa turimo dutoya ushobora kumuhembaho amafaranga, akaba ari amafaranga yigengaho, ukamuha uruhushya rwo kuyakoresha icyo ashaka, kubera ko ayo mafaranga niyo azakubera imfashanyigisho yo kumwigisha ibindi bigendanye n'amafaranga. Ntiwibuka yandi 200 wari ufite, twabonye ko hatabashije kuvamo baro washakaga. Buriya baro kugira ngo iboneke byagusaba ko wenda uzigama igihe kingana gutya na gutya, ugiye uyashyira ku ruhande ukayashyira gutya, ntuhite uyarya, ntuhite uyaguramo bombo, ashobora kuzagera kuri ya baro agatangira kumva, urumva ubu utangiye kwinjizamo noneho nosiyo nshyashya yo kuzigama, nosiyo nshyashya yo kwifata, ntuhite urira ibyo ufite ako kanya byose ngo birire kubimara ako kanya. burimo umuha amasomo akomeye y'ubuzima azamugeza. Ni by'ijambo ry'Imana twasomye rivuga ngo ni ubumenyi. Iyo wamenyereje umwana inzira akiri mutoya, iyo nzira arinda asaza atarayivamo. Gusa icyo navugaga ni uko nanone warinda umwana ko agira ngo buri kintu cyose azajya akora na serivisi ahaye abandi buri gihe ni ukuyishyuza. Iyo nayo ni indi extreme. Agomba kumenya ko hari ibyo asanzwe akora
hakaba na serivisi umuntu ashobora guhundi atamwishyuje. Ibyo ugenda ubimwigisha gake gake. Impamvu nimo mvuga ibi nuko mu busanzwe mu burere bwa Kinyarwanda, uburere dushima bwadukujije, ariko ugeraho ukabona hari akandi kantu kashobora kwiyongeraho bukarutaho kuba byiza. Ubwo burere busanzwe ntago amafaranga kunze kuzamo. Amafaranga ababyeyi barayaturinda rwose, ariko buriya iyo tugurira abana ibyo bakeneye byose, iyo tugurira abana tukabamenyera buri kintu cyose, ukabarinda kumenya agaciro k'amafaranga, ukabarinda guhura n'ifaranga, bakazahura naryo barangije amashuri cyangwa baragize bamaze kuba abasore n'inkumi, burya uba ugiye kumuha kwiga mu myaka itari yo kwigiramo ibintu yakabaye yarize kare, ibintu yakabaye yaramenye kare. Icya gatatu noneho no kwigisha umwana kuzigama. Twadufaranga ujya umuha, twatundi wamurekaga agakorera, noneho gutangira kumwigisha ko akwiye kuzigama. Kuzigama ni ikintu gikomeye mu iterambere rya muntu, kandi buri gihugu ubundi cyifuza kugira abantu bafite umuco wo kuzigama. Ariko umuco ntiwafata abantu batawutangiye bakiri batoya. Ibintu abantu bize bakiri bato kandi bakabyiga ku bwinshi kandi bakabikurikira ari benshi, bigeraho bigahindukamo umuco. Iyo umwana atojwe gushyira amafaranga ku ruhande akayazigamira igihe kiri imbere, mukanya narimo mbaha urugero, wenda niba ashaka kugura baro, niba ashaka kugura igare, akagenda udufaranga bamuhaye akamenya kudushyira ku ruhande, ukamwigisha ko umuntu azigamira intego, ya ntego ye, kugira ngo ayihora yibuka, imumotive. Niba ari igare ushaka kumubwira uti fata agapapuro rishushanya, aka gapapuro komeke hari imbere y'igitanda cyawe, hanyuma tangira ujye uyashyira ku ruhande. Hari udukoresho abana bakoresha, hari udusanduku two kuzigama. Ntago abantu benshi badukoresha, ariko na tuntu twigisha abana kugira cya gicere wamuhayeho kugira ngo atekereze kwiruka nka kigure bombo, atekereze kwiruka nka kigure biswi, akahita yibuka ko afite agasanduku gashobora kuzamugeza ku igare yifuza, gashobora kuzamugeza kuri baro yifuza, cyangwa ku gipupe yabonye yifuza, bitewe n'umwana n'ikintu kimuri mu ntuza. Icyo akajya ashyira ku ruhande, afite iyo ntego yarayanditse ahantu. Niba murimo kubigana nk'umubyeyi, ushobora no kumubaza se igare wamaze kumenya amafaranga rigura, niba ari iyo baro uzayigura, icyo gipupe ushaka uzayo kigura, niba atarayamenya ukaba wamufasha kuyamenya. Hanyuma ukanamufasha akurikije wenda niba ari ibihumbi bingahe, niba ari ibihumbi nk'icumi, niba ari baro y'ibihumbi 10 cyangwa 20 ashaka kugira ngo ajye akina, ari umwana w'umuhungu nibo bajya bakunda bene ibyo, akaba arimo afite uduceri 200 300, ukamufasha kumva inshuro ashobora kwegeranya utwo ngutwo kugira ngo tuzavemo ibihumbi 10 cyangwa 20. Ukamufasha kubyumva, ukavuga turamutse ugiye ubona nk'utu buri cyumweru cyangwa buri munsi, bishobora gufata iminsi n'iyi. Buriya abarimo agenda afata isomo buhoro buhoro, kubera ko iyo urimo kumuganiza ibyo byo kuzigama, amenya akamaro ko kwegeranya amafaranga gake gakeya, akamenya ko ayo mafaranga wegeranyije gake gake ageraho akavamo menshi, akamenya ko ayo umuntu abonye adahita yamarira mu byifuzo bye. Byo navugaga byo kugura utuntu twa bombo n'uduki, ubwo binatuma aha agaciro bya bintu abonye mu mafaranga yabitse wenda igihe kingana n'ukwezi. Ikintu yabikiye ukwezi, umwaka, ashobora no kumara umwaka wose arimo akigira, nigomwe kurya bombo umwaka. Noneho hari n'ikindi gikomeye, buriya ibintu byitwa publicity adverts, iri yamamaza rikorerwa mu bitangazamakuru, kuri radio, kuri televiziyo, kuri internet, bigira impact ku bwonko bw'abana mu buryo buteye ubwoba. Njye nahoze ndeba abana banjye bakiri batoya, umwana yabaga ataramenya kuvuga, ataramenya gusoma ikintu na kimwe, ataramenya n'inyuguti n'imwe, asigaye agitangira kumenya kuvuga,
yabona kuri televiziyo Tigo cyangwa MTN agahita yikubwira abonye ikirango gusa kubera ko birwa bavuga Tigo. Hari igihe njya ntaha mvuye mu kazi nkasanga hari utuntu dushya bumvise muri publicité bakavuga ngo turashaka ngo uzatugurire. Mu minsi yashize bari bafite ngo ibyitwa ngo gorirozi. Ese gorirozi ni ibiki? Bakagira bakambwira bakazindekirivira nazayikurikira nkasanga ni publicité birwa babona ya gorirozi. Hazashiminze ngo turashaka ibyitwa ngo didos, ngo turashaka ngo pringles. Ibintu nk'ibyo kubera babyumvise mu publicité. Noneho iyo urimo mufasha wamaze kumubonera ka gasanduku ko kuzigama, mwamaze kwemeranya intego arimo azigamira n'ikintu yifuza kugeraho, iyo atangiye kugira utwo tuntu publicité iza ikamuteramo, umufasha kwanariza ibyo biturutse muri publicité. Mukibaza ibibazo nko kwibaza se iki ngiki wacyumvise nacyumvise kuri televiziyo nabonye ari ikintu abana bakunda. Hari ukuntu abakora publicité bazikora ku buryo umwana yumva yaratanzwe, hari n'ubirota mu nzozi, umwana kumva yaracitswe kuba atararya gorirozi yaracitswe. Kandi koko abakora publicité baba babiteguye muri ubwo buryo, bagashyiraho ubwana buvuye ku ishuri burimo bugira, burimo buzerekana, burimo busimbuka, umwana kumva kuba atarabifataho rwose. Ari noneho ukamufasha kubyanariza, kumubaza se kiriya kintu wari ugisanganywe mu bintu ukeneye atoya nukubera iki ugize nuko yaranabibonye. Noneho ukamubwira publicité na effet zigira ku muntu n'uburyo uramutse uzishinze bishobora kugutesha intego zawe. Iyo umufashije kubyanariza gutyo bituma ubutaha noneho nawe abikorera analyse akagira ibyo publicité zamupakiyemo akajya abasha kubyivanamo, akamenya ikintu gikomeye kigora abantu bakuru benshi buriya bagorwa no kugura ikintu amaso aberetse. Icyo twagiye tukiganira inshuro nyinshi, babyita mu cyongereza babyita impulsive purchase cyangwa impulsive buying cyangwa les achats impulsifs. Ni ukuvuga kujya kugura. Hari ukuntu ushobora nko kuva tuvuge uyu munsi turi kuwa gatandatu, wenda dufate nk'urugero nk'igihe amashuri yaba azatangira nko mu cyumweru gitaha, ukavuga uti aya mafaranga reka nyabikuze nyashyire, ukaba uyafite ku mufuka, ukavuga uti igihe nzaba ngiye kujyana Kadete ku ishuri nzagenda mwishyurire, ukaba wayabariye ko ari minerivare. Ariko waca mu mujyi bagahita bakwereka bakavuga bati dore inkweto zigezweho hano hari z'abana, inkweto zigezweho kandi twavanyeho 50%. Ibikapu bigize kandi ntibyari biri kuri gahunda yo kugura, bati bitenge hano, ibitenge byiza bya waxi twavanyeho 40%. batawumva notagurura buhombye, umva icyo giciro hari n'igihe babyongera bakavuga bati utaguze nonaha ibisigaye muri stock ni bikeya, bati promotion iramara isigaje amasaha 24 gusa. Amafaranga ya minerivare yarateganyijwe yanganaga nayo nayanditse kuri babyeyi y'umwana uzajya ku ishuri kuwa mbere, kuwa gatandatu ugahita uyagura urukweto cyangwa ugahita uyagura igitenge, bitewe nuko nibyo muri psychology cyangwa muri by'amafaranga babyita kugura icy'amaso akweretse, les achats impulsifs. Publicité niko zigenwe, zikozwe mu rwego rwo kugukora kuri psychology, zikagukoresha icyo utapanze. Umwana rero wabyize hakiri kare atangira kuba umuturage uzabasha kujya ahangana na bene ibyo, kubera ko ikintu cyose cyamamazwa ntabwo wakigura. Amafaranga publicité ziri hanze aha ni nyinshi cyane, kandi umubare w'amafaranga ubasha kwinjiza ufite limite. Umwana rero iyo umumenyereje gukora analize ya publicité akagura icyo asanzwe afite muri plani ye, akagura ikintu yatekereje umumaro wacyo, atari uko asunitswe cyane ko mu byari ngombwa ko agura publicité ntabwo zari ziri ku mwanya wa mbere cyane. Ibyo publicité yakoze, ibyo publicité irimo imwereka ntabwo byari biri ku mwanya wa mbere. Ariko kubera ko publicité burizana igitutu, izana pressure, izana ikintu cya
hari ukuntu ishitura umuntu ukumva nurara utabonye ibyo ngibyo barimo kwamamaza, ukumva uri butakaye. Umwana rero utangiye kubyigishwa hakiri kare akura abizi, yanabyumva kuri ntuza, hakaba hari ibibazo bimufasha kubiyungurura, kwibaza se ibi bintu ubundi nari mbikeneye, ibi bintu se bifite akamaro, bizamarira mu gihe kirambye. Nuko umwana rero amenya ko gutegereza bitanga umusaruro. Iki ni ikintu gikomeye, kumenya ko gutegereza, ko ubundi ibintu byiza biboneka mu gihe kirambye, ntabwo biza byirukanka. Amenya ko gutegereza bitanga umusaruro n'umunezero urutaho. Kandi buriya hasigaye hanariho mu bigo by'imari, mu mabanki hasigaye hariho konti z'abana. Ku mubyeyi ubasha gufasha umwana we kuzigama ashobora gukoresha nka bene iyo konti, ariko atari n'iyo konti ushobora gukoresha ka gasanduku ko kuzigama twavugaga. Umwana ashobora kujya ashyiramo ibiceri, ashobora kujya ashyiramo inote ntoya umuhaye. Hanyuma kandi umubyeyi ukamenya ko ushobora kwankuraje umwana. Niba umwana yafashe intego yo kugura ikintu akaba arimo yiga ibi bijyanye n'amafaranga, ushobora kumwankuraje. Niba akoreye utwo duceri wamubwiye, yamara nko kuzigama nk'igihumbi ukamushyiraho nka 500, cyangwa ugahita umukubira nka 2 ukanagaho ikindi 1000, ubwizigame bwe akabona ko burimo bwihuta. Azagira kuraje yo gukomeza kuzigama, ajya ashaka uturimo akora, abasabe amafaranga. Ariko ntimuzabyange, kubera ko buriya barimo yiga amasomo mu buzima azamufasha. Nagira n'ibingibi twahoze tuvuga bya publicité, agatangira kumenya kubiresista hakiri kare, uzaba urimo umutoza kuzabamo umuntu uzagera ku bintu binini. Reka tujye ku cya kane. Ku cya kane, mu bintu ukwiye kubwira umwana bijyanye n'amafaranga, ukwiye kumuganiza hakiri kare ibintu bijyanye n'inguzanyo. Gukoresha inguzanyo ni kimwe mu bibazo by'ingorabahizi ku rubyiruko rukiri rutoya. Dufashe nk'urugero, buriya umusore cyangwa inkumi yize kuri buruse ya leta muri kaminuza, asoza kaminuza afite ideni rimwanditseho, kandi nta kazi arabona. Rya deni rya buruse nyine. Urundi rubyiruko wenda rutari kuri buruse narwo usanga rufite amadeni y'inshuti n'abavandimwe. Umuntu amenyera kuguza, kamwe yahura n'akabazo akaguza, yahura bikageraho bikanamunanira kwishyura, agatangira gukwepa no gufunga telefone no kwihisha. Amadeni ahinduka ikibazo kubera ko abana baba badasobanukiwe imikorere y'inguzanyo. Abana, iyo umwana akinjira mu buzima bw'abantu bakuru, agira utubezwe twe, agira utuntu akenera twe tw'umwihariko atari bubwire ababyeyi, cyangwa hari nabo badafite abo babyeyi bo kubwira, ahita atekereza inguzanyo. Abenshi rero iyo atayisobanuriwe hakiri kare, iyo atabyigishijwe akiri muto, usanga atekereza ko inguzanyo ari impano, akaryoherwa no gufata ya nguzanyo, ariko responsabilité zo kuyishyura hakuzi ko bishoboka. Responsabilité zo kuyishyura zikazaza nyuma, ndetse wanamushyiraho pressure umwishyuza, akumva uri kumubangamira, urimo uramubangamira, uramuvutsa uburenganzira. Ku mubyeyi rero, abo twahoze tuvuga, ku mubyeyi urimo ushaka ko abana be bazaba abana basobanukiwe iby'amafaranga, abana babitwara neza mu by'amafaranga, abana bawe nibatangira kugira imyaka y'ubugimbi no kuba bangavu, batangiye kwinjira mu myaka 10 n'ingahe, nko guhera kuri imyaka 12 n'itatu, niyifuza ikintu runaka nka bya bindi twahoze tuvuga, uzaganire nabo, ushaka kuganira nabo uburyo ushobora kubaguriza amafaranga, mukumvikana igihe bazayishyuriramo. Uri umubyeyi ukamubwira uti, kiriya kintu urimo ushaka, kariya gasitiri urimo ushaka, barawe n'abana batangiye kwibona ukuntu, bikwitekereza ukuntu, kariya gasitiri urimo ushaka karagura gutya, ntabwo njye nari bafite kuri gahunda muri bije yanjye yo kugira, niba ugashaka reka nguhaye amafaranga, nguhe 20,000 ugende ukagure.
ariko bitarenze amezi 3 ugomba kuba wayanyishyuye. Ariko kandi ukabibaho seriye, ntubi hari igihe umuntu atekereza ko kuguriza umwana we byaba ari ibintu bikomeye, ariko ni ibintu byamuha isomo rikomeye, kuko muri twa dufaranga yajyaga afata nka pocket money, twa dufaranga yajyaga umuha nka Jean de Poche cyangwa twa tundi bamuhembaga yakoze akarimo runaka, mutangira kumvikana uburyo azajya afataho make akishyura rya deni rye, akaryishyura mpaka rirangiye, mukanakorera hamwe plan yo kuryishyura. Kuvuga uti niba ari 1000, ubwo no kuvuga ngo niba tujye kuyishyura mu mezi 6 cyangwa mu mwaka, birasaba ko buri kwezi wajya utanga ya naya, birasaba ko buri cyumweru wajya wishyura ya naya. Niba wasimbutse icyumweru, ubwo icyumweru gitaho uzatanga imigabane 2 ya naya, gutyo mugakora iyo plan yo kwishyura. Buriya mu mwana, mu bwonko bw'umwana haba harimo kwiyandikamo ikintu gikomeye kijyanye no kumenya agaciro k'amafaranga. Nabikora bikarangira wa mwana wagurijwe, mugafatanyiriza hamwe gukora plan de remboursement, akayakurikirana akayishyura mu mafaranga ye, muri yandi wamuhaga ya pocket money, muri yandi yashoboraga gukorera. Uzamwigisha ikintu gikomeye, kubera ko muribuka hari zaburi twagiye tugarukaho ya 37 ku murongo wa 21 ivuga ngo umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure. Zaburi 37 ku murongo wa 21 avuga ngo umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure, ariko umukiranutsi agira ubuntu bwinshi agatanga. Reka mbaho urugero. Mu mwaka ngira ngo niba atari 99 ni muri 2 nari ndi kuri kaminuza Ubukire iruhande, hanyuma mu kiruhuko kimwe sinataha kubera ikiraka nari mfite, tugumamo cyari kiruhuko kirekire. Hanyuma mbona hari abana b'abazungu nabo baraza basaba kuba mu macumbi ya kaminuza, barahaba, bari bafite stage ku bitaro by'Ubutare. Abana b'abazungu bo mu Ubirigi biga medicine mu Ubirigi. Noneho muri weekend tukagumana, ndababaza nse ubu ni ishuri ry'iwanyu ryabishyuriye, ni leta yabafacilitates nze kugira ngo muze gukora stage naha, mwabigenje mute kugira ngo mubashe kuza? Kuko urumva no kwishyura itike y'indege kugira ngo uve Burayi uze mu Rwanda, ku mwana muto ukiri mu ishuri, ku musore uri muri kaminuza, ntabwo ari ibintu byoroshye. Babajije bavuga bati ni twebwe twirwanyeho. Mwebwe mukiri mu ishuri mwirwanyeho mute? Yari groupe y'abana nka 4, abahungu n'abakobwa. Avuga ati no, umwana avuga ati njyewe narayasevingiye, ati nari maze igihe mbiteganya, nkora uturaka ndayegeranya ndayazigama, ubwo ndimo ndakoresha amafaranga yanjye. Undi avuga ati nanjye narabikoze, ariko ntago nari mfite yuzuye, ati andi nunganiwe na papa, ati harayo papa yangurije, atari ko ngisubirayo mfite amezi 6 yo kuba namaze kumwishyura. Nubwo bwa mbere numvise umubyeyi aguriza umwana, maze papa wawe murabana, ati cyane, atariko amafaranga ye naye ntago biri kuri bije yo guhaha mu rugo simpaha, ariko niba hari ikintu nkeneye kimusaba amafaranga nka gutyo turabyumvikana, akanguriza ati kandi ngomba kumwishyura mu gihe twavuganye. Urumva ntago bimenyerewe mu muco wacu, ariko umwana ushaka guteguramo kuba responsable, kuba umuntu ukoresha amafaranga, kubaha n'amafaranga y'abandi, bitangirira iwawe mu rugo, umuhideni kandi umusabe ko aryubahiriza. Ndavuga igihe akeneye ikintu runaka, ukabona aragishaka, ushaka kumubwira uti ntago cyari kiri kuri gahunda, ariko niba ubishaka ndayakuguriza, uzakora unyishyure mu gihe kingana gutya. Umubyeyi udukurikiye ushobora kumva bidasanzwe, ariko ni ibintu byiza byafasha umwana wawe. Ikindi cya 5 mu kwigisha umwana kumenya iby'amafaranga neza, no kumwigisha gukoresha neza amafaranga, acunga ibisohoka, kumenya gukontorora amadepanse, acunga neza ibisohoka. Iki nacyo ni ikintu gikomeye cyane,
kumenya gufata ibyemezo byiza ku mafaranga usohora. Hejuru tweze kuvuga ibintu bya bindi byo kugura icy'amaso akweretse kandi abantu benshi baragiye cyangwa kugura icyo publicité zigupakiye ku mutwe birasa n'icy'amaso nyine ariko kwereka bagize uke bakabikuha ukabikora mu by'ukuri bitari biri muri gahunda yawe. Uwagushyira ahantu agukingiranye utabonye iryo duka utawumvise n'iyo publicité ntago cyari kiri mu byo ukeneye ariko kuko bakikuzanye imbere urakiguze. Hari ibintu twagiye tuganira mu biganiro byinshi kumenya gutandukanya iby'ingenzi n'ibyifuzo. Ibyo wifuza ni iby'ingenzi mu buzima. Twagiye tubiganira les besoins les désirs cyangwa mu cyongereza bakoresha ngo ni needs na wants. Needs aho biba bene bya bintu bisohora amafaranga ariko byangombwa mu buzima, bene bya bindi bishobora no kubura ubuzima bugahungabana. Noneho wants bikaba bene bya byifuzo bitandukanye umuntu agira ushobora no kureka ntugire icyuba ubuzima bugakomeza. Umwana utangiye kumuganiza kumenya gutandukanya ibi bintu, kumenya gutandukanya needs na wants, kumenya gutandukanya ibintu bikenewe by'ingenzi byangombwa no kumenya gutandukanya ibintu by'ibyifuzo by'umutima w'umuntu. Urumva tuvuge wenda abadukurikiye turi mu bice bitandukanye ariko dufate nk'urugero umwana wenda akeneye gufata amafunguro agashira inzara akabaho ntagire ntasonze ariko ntago akeneye kurya amabiswi n'amashokora. Amabiswi n'amashokora ibyo ni ibindi byifuzo by'umutima ushobora kugura cyangwa ntunagure. Aramutse yariye ibishyimbo n'ibijumba bye cyangwa aramutse yariye akawunga n'izindi mboga cyangwa aramutse yariye ibindi bintu bitunga umubiri ntarye shokora ntarye biswi ntacyaba, atariye bombo ntacyaba. Kumenya gutandukanya rero iby'ingenzi n'ibindi by'ibifuzo ni ikintu gikomeye kijya gikomera n'abantu bakuru. Umuntu mukuru akumva amafaranga yamugera mu ntoki agahita abanza ikintu mu by'ukuri yashoboraga no kureka ubuzima bugakomeza, bikazarangira noneho muri bya bindi by'ingenzi biri bubure ubuzima bugahungabana ugasanga ntabikoze, ugasanga ntabwo yishyuye inzu niba abaho ahantu ari mu bukode, ugasanga ntabwo yishyuye inzu irimo umuryango we ariko yaguze urukweto rushya rusa n'igitenge n'isakoshi. Abana babirukanye mu ishuri. Aho no kutamenya ikibanza n'igiheruka. Iyo ukirimo kuganiza umwana rero kumenya gutandukanya iby'ingenzi n'ibyifuzo, kumenya icy'amaso akweretse kudahita ukigura kandi kitari muri gahunda yawe. Umwana ukamuganiza yakubwira ati ndashaka iki n'iki, ukamuganiza uti mu by'ukuri urumva hari akamaro kizakugirira cyangwa giturutse kuri publicité kwa kuntu, cyangwa nuko wakibonanye umwana mugenzi wawe ku ishuri, cyangwa nuko wacyumvanye umwana wawe mugenzi wawe ku ishuri. Ni gufasha umwana gutandukanya ibyo bintu. Uzaba urimo umuranda serivisi, uzaba urimo umutegura kuzabamo umuntu w'ingenzi umenya gutoranya ibibanza iby'ingenzi akabirutisha ibyifuzo bindi umutima umuzanira. Hari igihe umubyeyi areba yakumva umwana arimo ashaka ikintu nk'icyo ukamuhakanira gusa, ariko buriya kumuhakana ntibihagije, ahubwo uramuhakanira ukajyana nawe ikiganiro gito, cyangwa ukabanza ukamubaza ibibazo biri butume nawe abona ko conclusion, abona ko bitari ngombwa kujya yisubiza utaramuhakana. Ukamanza biriya byari ngombwa, ese birihutirwa, ese biraruta rya gare washakaga, biraruta cya kintu wari umaze igihe uzigamira. Agatangira kwisubiza. Hari umwana aravuga ati ngiye kubika, agafata agasanduku ukabona yakaguze kamwe babikamo gato kagakezi agashyiramo hashira nk'icyumweru ati burya harya nta mugati ndi burye titi nyine nta mafaranga arinda kamena kandi yari yabikiye wenda kugura akantu akeneye ndakamena rero ukahita wumva ko akantu gato gatumye ahita yica
ya ni nk'ibyo ngibyo ni nk'ibyo umwana utangira kumwigisha gutekereza neza ku kintu agiye kugura ndetse hari n'ikindi no guciririkanya kumenya guciririkanya no kumenya gushaka hari ibiciro bitoya. Buriya ushobora kuba ushaka kugura fanta, tuvuge hano muri uyu mujyi wa Kigali ushobora kubona ahantu fanta igura 2,000 ukabona aho igura 1,500, ukabona aho igura 1,000, ukabona aho igura 700 kugeza n'aha 250. ko benshi bibagora aravuga ati nibambona aciririkanya ati ko mbona nciririkanya nambaye ikote na karuvati. ari ibintu narimo nsoma mu minsi ishize bavuga ko ibyo bitekerezwa n'abantu batari abakire kugira ngo bashobora no guciririkanya no ku kantu gatoya. Abakire niba mwanze mu mpfunyikire. nuko so icya gatandatu wenda turimo dukomeza ku bana ukwiriye nk'umubyeyi ukwiye kubigisha gukora budget, gukora ingengo y'imari. Ni ukuvuga ubundi wenda reka mpere nubwo hari ababyeyi benshi bavuga ngo ngewe nakuze nabi none ubwo mbonye ubushobozi ntacyo nzima abana banjye. Hari ababyeyi bamera gutyo akavuga ati ngewe nakuriye ahantu ntabona icyo nshatse cyose none Imana yangiriye neza. Atubwira ko agiye gukosora se ibyo none Imana yangiriye neza ubushobozi burahari. Umwana apfa kuba icyo avuze nicyo n'abashaka shokora y'umweru n'iy'umuhondo n'iy'ubururu ndamuhera rimwe amuhera rimwe na yawurute na za ibintu bitandukanye, yawurute n'amata yashatse kuvanga n'isukari nabyo akabimwa na za ice cream. hari ababyeyi umwana yakwifuza amachips n'ibindi akavuga ati ntago nshaka umwana wanjye azifuza nk'uko akarya chips n'ifiriti zahiye. Ntago nzima abana banjye. Ariko buriya kubikora gutyo umubyeyi ubikora gutyo buriya ntago aba arimo agirira abana neza, ahubwo buriya bibategurira kubamo abantu batekereza ko ikije mu mutwe cyose umuntu akigura. Ikintu kije mu mutwe cyose ukigura ntago bene uwo muntu bimworohera. Kondisiyo yabamo izo arizo zose mu buzima bwe ntago bimworohera. Ubwo ni nk'umwe nanone uvuga ati icyo nifuje cyose, icyo nifuza bagomba kukibona. Rimwe na rimwe iyo atunguwe no kutakibona abashobora guca mu nzira ari iki agafata icy'abandi agakora amakosa kubera ko yamenyerejwe ko aho mu gifaransa bavuga ngo ni ukumugata, ni ukuba enamfagate. Ni umuntu sinzi niba byaba kuteteshwa byaba mu Kinyarwanda hari ukuntu umwana udahanwa bamwita ngo ni bajeyi, ngo yarezwe bajeyi. Ariko hari n'umwana sinzi imvugo nakoresha, umwana uhabwa n'ibitari ngombwa byose, icyo agize cyose, icyo aririye cyose bagahereza kubera ko ubushobozi bwabonetse. Nawe udukurikiye n'ubwo ubushobozi buhari ariko ntabwo icyo umwana aririye cyose bakimuhereza. Kumumenyereza gukora ingengo y'imari, ushobora no kuvuga wenda atari gukora ingengo y'imari ye, ushobora no kwicarana mugakora ingengo y'imari yanyu y'urugo rwanyu, mukiyemeza ibipimo ntarengwa ku bintu runaka, mushaka, mukavuga muti iki kizatwara iki kizatwara. Hari igihe kambaho urugero kera, bose na kera cyane, hari igihe abana banjye bankaniye baravuga bati turashaka kumenya amafaranga uhembwa. Buri gihe uradusiga ujya mu kazi ugira gute, turashaka kumenya ngo uhembwa ngahe. Uhembwa gute? mara igihe naranze kukibasubiza ariko nabo banga kukivaho. Bakomeza bakimbaza, ngeze aho ndabicaza ndayababwira. Ndi kumwe na madamu turabicaza abana ndayababwira, mbabwira amafaranga mpembwa ntababeshya.
bahita biyamira bati bati mbega ibifaranga kubera urumva mu bwonko bw'umwana tarandika yatwara mu bwonko bw'umwana ahita yumva ari ibintu byinshi cyane. Noneho ariko kugira ngo babyumve neza ndavuga noneho ayo ngayo murayumvise nuko nguko angana. Noneho reka mbabwire ibindi ibiyatwara, reka mbabwire uko tuyakoresha. Tongera kwandika ibiyatwara. Ntiburiya ku ishuri ryawe twishyuraya no kurya twishyura aya ngaya, buriya dukoresha aya muri ibi n'ibi, buriya mu gikoni dukoresha aya, buriya turateranya ngo yo birangira bangiriye impuhwe kwa kundi bari babaye excited bavuga ngo ngo mbega ibifaranga, birangira noneho bangiriye impuhwe kuvuga ati ahubwo nta uzongera kujya yangiza, ni ukujya dufata neza ibintu kubera ko biramutse bigize ndabona ntayasaguka nta n'ubyo twabona. niba ikintu nko ugura nk'igikoresho bugacya bagikiniho bakimenye arandi baragura. Muri ibintu bijyanye n'amafaranga, ibintu bibiri byanshimishije mu biganiro nagiranye n'abana ni ukumenya gutandukanya needs na wants, kumenya gutandukanya iby'ingenzi n'ibyifuzo. Noneho n'iki ngiki kijyanye n'umushahara wanjye igihe bakimbazaga, kuko twarabiganiriye byose mbaha detaye zose zigize, basigara bangiriye impuhwe, tangira guha agaciro ibihari kuko bazi ko bigiye byasaba indi myaka kugira ngo babone ibindi. Ibya needs na wants twajyaga tunyura najya kubafata ku ishuri nkahahurira n'abantu baje kuhacuruza udukinisho n'utuntu two kwereka abana, bakajya ku idirishya ry'imodoka bakabujegeza bakabubaransa mu birahure, abana nabo bakarira. Noneho tumaze kuganira ikiganiro kijyanye n'ibikenewe n'ibindi by'ibyifuzo cyangwa no kugura icy'amaso akweretse, abana bari basigaye babideribera bo ubwabo, bakavuga ati no ntabwo biri muri gahunda yacu, kumva biramfashije. Bikazagera igihe bagakumbura nk'akantu bakambwira ati ariko uzatugurire nk'aka n'aka, kubera ko nabonye ko bamenye gutandukanya ibikenewe n'ibigize, rimwe na rimwe bitadushyize kuri pressure ya buri munsi na kakandi bashaka bifuza ukakabagurira, ariko bitagushyizeho ko buri munsi uko umucuruzi aje akabereka akantu bahita bagushyira kuri pressure, bakarira bakiriza bakasesa imigeri, amafaranga yaragenewe ibindi ukayafata ukayagura icyo kintu. Gukora ingengo y'imari y'urugo uri kumwe n'abana byigisha abana kumenya guhitamo ibyihutirwa kurusha ibindi, bikabatoza kubaho mu bushobozi bafite. Ibi bintu bijyanye n'amafaranga kubiganiza abana hakiri kare ni ibintu bya ngombwa. Ngira ngo dushobora gutangira kubwira abantu message nimero bashobora koherezaho ubutumwa bugufiya. Nimero mushobora kutwoherezaho ubutumwa bugufi ni 07 88 53 38 64 07 88 53 38 64. Mushobora kutwohereza ubutumwa bugufi haba kuri SMS bisanzwe cyangwa WhatsApp. Twari tukivuga rero ku bintu abana bakwiye kwigishwa, bakwiye kuganirizwa bijyanye n'amafaranga. Ntabwo ari ikosa rwose kuganiza abana amafaranga hakiri kare, kubera ko ubamara amatsiko, ukanaboneraho kubabwira indangagaciro za ngombwa bakwiye kugira, ukamenya kubaganiza, kubabwira amahame ya ngombwa bakwiye kwitwararika, amahame ya ngombwa bakwiye kubahiriza. Nk'urugero, abantu benshi, iki twagiye tukigarukaho mu biganiro bitandukanye, ariko abantu benshi hano mu gihugu cyacu, babe abasenga n'abadasenga, babe abafite imibereho, abafite akazi n'abatagafite, abigiye imbere abantu benshi bazi ko kugaragara neza hanze nubwo waba nta cyerekezo ufite ari byo byiza kurusha kugaragara uko umeze ariko ufite icyerekezo. Aha ndabaha urugero, umuntu
agira atya yari umushomeri yabaga ahantu haciritse ariko yagira atya yabona nk'akazi gusa k'ibihumbi 200, akazi k'ibihumbi bingahe, agahita ahindura imibereho wa mushahara washoboraga kuzamugeza ku bintu, akawishyura ubukode bw'inzu ihenze kugira ngo gusa abamusura abasange ameze ukuntu. Ya mafaranga yashobora kuzamugeza ku bintu akayambaramo, akambara nk'ikigori nk'uko abantu babivuga, akambara bihenze, bigasigara asigaye ari mu madeni kurusha ko yagira intambwe y'icyo abasha kugeraho. Abantu bakunze iri somo, sinzi niba ari isomo, iri kosa ryo gushaka kugaragara neza hanze ariko nta cyerekezo ufite, ntaho ugana, ntacyo ubika, ejo hawe ntaho hatandukaniye n'uyu munsi. Ugasanga umuntu amaze imyaka 10 mu kazi arakora, rwose agaragara nk'igitangaza hanze, ukuntu yambara, uko agize, uko agenda, imodoka yashatse niba yarabashije kuyigeraho cyangwa aho atuye, wamubaza wareba ugasanga iyo myaka 10 ibyo yaratunze agitangira akazi ntaho bitaniye n'ibyo atunze nyuma y'imyaka 10, batarigeze basiba kumuhemba no kwezi na kumwe. Mu mezi 60 amaze ahembwa ugasanga nta kintu cy'intambwe yakubwira ngo cyakora wenda yarabyibushye, cyakora wenda yambaye neza, cyakora nuko atahira kubyibuha no kwambara neza. Urumva rero ni umwana mutoya utangiye kumumenyereza ko kugaragara neza hanze bitajyanye n'ubushobozi ufite, bitajyanye n'icyerekezo cy'ubuzima ufite, ugatangira kumubwira uko nta kamaro bifite. Njya ntangazwa n'amafoto mbona y'abaherwe ba mbere ku isi, babandi b'amafaranga menshi cyane, bamwe baba barusha n'ibihugu runaka amafaranga, usanga kenshi bigaragara biyambariye ikoboyi n'agapira n'inkweto, ibintu biciriritse wagira ngo ni iby'umusore, ariko ababakorera ugasanga nibo barunzemo amakaravati n'amakote n'ibindi bihenze cyane. Kugira icyerekezo bifite akamaro kurusha kugaragara neza. Iki kintu cyo kugaragara neza abantu bagishoramo amafaranga, gushaka kugaragara neza, gushaka kugaragara n'uko utari, gushaka kugaragara ko utari muri ibi by'iterambere no kugira, abantu bakunze kubishoramo imbaraga zabo bikanarenga n'imbaraga bafite. Arabagize ati nitwa Elisa ndi Gisagara. Yego. Nakunze ikiganiro cyanyu. Imana ikomeze kubaha imigisha. Kuko rwose hari ibyo muba mwubaka mu Banyarwanda kandi byiza. Murakoze. Imana imuhe umugisha. Undi yagize ati hello, Yesu ashimwe, ni Delphine Induba. Turabashimiye cyane, kumenya imikoreshereze y'amafaranga ni byiza. Undi yagize ati mwiriwe neza, mumfashe, mfite umukunzi ariko mbona asa naho iwabo bamumenyera kimwe cyose. Ni ubuhe buryo nakwifashisha kugira ngo mwigishe management y'amafaranga, kuko nge nakuriye mu buzima bugoye. Se buriya ubuzima bworoshye n'ubugoye bihurira he mu mafaranga? Nibaza ko buriya uwo mukunzi wacu icyo ashaka kuvuga, iyo nshuti ye ifite ababyeyi bayihereza buri kintu cyose, ariko we ngira ngo icyo yita ubuzima bugoye no kuba yirwanaho hari kuri buri kimwe cyose. Ni nacyo wenda ageze neza ku butumwa bugufiya aduhaye ku babyeyi badukurikiye. Buriya iyo uhaba umwana buri kimwe agusabye, ntabwo burimo kumuha serivisi, ntabwo burimo nawe ubwe ntabwo burimo kumufasha. Ni nacyo kijya gituma umwana akura. Ngira ngo amategeko y'u Rwanda yemera ko nko guhera ku myaka 16 umuntu ashobora gutangira gukora ibintu bimubyarira inyungu. Ariko arutse ko abenshi bagera kuri iyo myaka bakiri mu mashuri, ariko
ugira utyo ukabona umwana arakuze arangije amashuri hejuru y'imyaka 20, 25 ari mu rugo, 30 ari mu rugo iwabo, 40 ari mu rugo iwabo, agihabwa ikintu cyose n'ababyeyi. Icyo ni uwo muntu aba sinzi ukuntu ndi bugire ubukure bwe buba bwapfubye. Ubwo birasa n'uyu watwereje ubutumwa agira ati mwiriwe turabashimira ikiganiro twagikunze. Ababyeyi benshi bica abana mu mutwe ko iyo agize icyo ashaka cyose bakakimuha, ariko birangira abaye icyo nashatse gusoma hano, ariko nyine kigendanye n'ubugwari. Niba ari ubugwari uko inshuro nyinshi nubwo ababyeyi baba barize abana gutyo, nibaza ko baba bashakamo kuvamo babarera bitandukanye n'icyo babifuza. Mu mutwe urimo urifuriza wa mwana kuzaba umugabo, kuzaba umugore, ariko ibikorwa uri kumukorera, ariko ibikorwa urimo umukorera buri munsi birimo biramujyana kure y'icyo ngicyo umwifuriza. Urimo uramutekereza umuntu uzaba ingirakamaro mu gihugu, urimo uramutekereza umuntu uzagira urugo rwe akarwubaka, agatunga, agashaka, akabyara abana, akaba responsable, akakwereka abuzukuru, ariko uko kuntu urimo kumuhereza buri kantu kose urimo uramwangiza. Ntabwo azagera hahandi, ntabwo azemera gusohoka muri ubwo bususuruke bw'iwawe, aho abona buri kimwe cyose, aho abyuka asanga ameza ateguye, aho abyuka abona buri kintu gihari, hanyuma ngo ajye kwishakashakira ubuzima, aho azabyuka nyirinzu amubaza kwishyura, abibishingwe bahageze, ab'umutekano bamubaza, amazi wasake yayakupye, ngo ashakashake amenye nawe ko yubaka ubwe buzima. Hanyuma iyo urimo utamutoje hakiri kare, ni wa wundi uzarenza imyaka 40 akiri mu cyumba cy'iwawe nk'umubyeyi, utangire guhangayikishwa noneho gushaka uko ubimusohoramo kandi waramuremaje hakiri kare. Hari undi wagize ati mwiriwe ni Celeste, murakoze kunyigisha, ubu muramfashije. Yitwa Justin Celeste. Murakoze kunyigisha abana, muramfashije ubu. Murakoze cyane Celeste, natwe turagushimiye ko wadukurikiye. Hari undi wagize ati mwiriwe neza ni Alice, icyo kiganiro kiradushimishije cyane, gusa umwana umutoza akiri muto kuzigama no kugura ibiri ngombwa mu buzima. Yakoze cyane Alice, utangira ubishyire mu bikorwa rero. Kubimenya ni kimwe, mbabwire babyeyi mudukurikiye, kubimenya ni kimwe, ariko kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Niba umenye ko ari byiza gutoza umwana hakiri kare, tangira umutoze. Nawe ubwawe niba umenye ko kuzigama ari byiza, tangira ubikore. Hari abo tujya tuganira, wabwira ibyo kuzigama agasa n'ugize akavuga ati akakubwira nk'umushahara, bakavuga ati ari wowe uhembwa ayangaya, ufite umuryango ugana gutya, wazigama ngahe. Ariko kuzigama ntabwo ari ugusagura, ahubwo ni ukwigomwa. Twagiye tubigarukaho kenshi, kandi rwose njya nezezwa nuko hari bakeya muri mwebwe bajya baduhamagara batwohereza ubutumwa bugufi bavuga bati twaratangiye. Maze kubona benshi batwandikira bavuga bati amasomo twafatiye muri iki kiganiro yaradufashije, sinajyaga ngira ubwizigame, none maze kugera kuri iki, najyaga nigaragaza neza cyane ariko kuri konti nta kiriho, ariko uyu munsi ntacyo bimbwiye uko abantu bambona, ariko maze kugera kuri ibi n'ibi. Ibyo nibyo twifuza. Turanifuza rero ko n'abana mutangira kubatoza hakiri kare, ntazabe wa mwana ubaho birenze ubushobozi bwe, ahubwo akabaho wa mwana uzi neza uko bakoresha amafaranga. Ntazabe wa mwana wa karyamyenda ugira gutya ugasanga yuzuwe n'amadeni, ugasanga hepfo no haruguru iburyo n'ibumoso bose baramwishyuza kuri butike no
kuri butike no kuri banki, ku muturanyi no ku muvandimwe, hose barimo bamwishyuza asigaye akwepa. Ntabwo umwana wawe akwiye kumera gutyo, nawe ubwawe ntabwo ukwiye kumera gutyo, cyane ko nababwiye ko kwiga k'umwana kenshi ni ukwigana. Umwana yigira ku byo abona, yigira uko witwara burya ababireba, uko uvuga ababireba, uko wishushanya ababireba, uko uganya ababireba. Nawe ukwiye gutangira ukitoza guhindura imyitwarire ugana ku myitwarire mizima. Iki gikoresho cyitwa amafaranga ukagikoresha neza. Twababwiye inshuro nyinshi ko amafaranga ubwayo atari mabi, amafaranga ubwayo atari na meza, amafaranga ahubwo aha imbaraga uko wowe usanzwe. Amafaranga aha imbaraga uko usanzwe. N'umwana wawe numurera neza ukanamutoza uko azakoresha neza amafaranga, nayabona nayashaka akayagira, bizaha imbaraga uko ari, uwo ari we. Iyo uri umuntu mwiza ukagira amafaranga, uba umuntu mwiza cyane, kuko ubasha gukora ibikorwa byiza, haba mu murimo w'Imana, haba muri sosiyete. Iyo uri umuntu mubi ukagira amafaranga, uba mubi cyane, kuko ubasha kubona ubushobozi bwo gukoresha ububi bw'imbaraga. Ibyo rero turimo tubigisha ni uko tudakwiye kuyareka gusa, ahubwo twajya tuyaganiraho, tukayiga, ibikora tukabiganiraho, ibidakora nabyo tukabiganira, iby'amakosa tukabivuga, n'ibizima nabyo tukabivuga, abantu bakamenya uko babikoresha. Hari undi wagize ati, yego, Yesu aba umugisha. Ndi izina nanze kurivuga, ndabakunda cyane, bari mu beza. Iyo aba umutware wanjye yajyaga abumva, kuko akunda kugura ibintu bitihutirwa, ugasanga ayo akoresheje mu cyumweru yagayishije, hajya no gusayisha, kuko yakoresheje yasesaguye. Iyo muhuguye ambwira nabi. Kwaguka mu mibereho biragoye kubera kutagira bajeti y'urugo. Mugenda mwubaka ubuzima bwanjye, gusa biragoye kuko nsa nkaho ndi njyenyine. Imana iguha umugisha kwanza kubera iyi message uduhaye, ariko nanone turagusengera na mugenzi wawe muzabigendanemo. Mwese bakomeje kuduha ubutumwa bugufiya, murakoze. Iyo mutwankuraje, iyo muduteye umwete, iyo mushimye ibyo twateguye, ibyo twabaganirije, natwe twumva duhawe umugisha, tugaha icyubahiro Imana. Yo iba yatanze uyu mwanya, iba yaduhaye uburyo bwo kuza kuganira namwe. Buriya ikiganiro cy'uyu munsi ni uburyo ushobora gutoza abana ibigendanye n'amafaranga, gukoresha neza amafaranga. Buriya hari ibintu bipfira mu buryo abantu bakoresha amafaranga bakiriye. Ushobora kugira icyo ukabona abantu babiri baboneye akazi icyarimwe, abantu wenda bari muri kondisiyo zimwe. Hari ugira icyo ukabona abasore babiri barangije wenda mu ishuri ry'imyuga, bose baboneye akazi icyarimwe ahantu, wenda barahembwa amafaranga amwe, tuvuge ibihumbi nka 500 ku kwezi. Umwe, ayo ni amafaranga atari makeya mu banyarwanda benshi. Umwe agahita yiryoshya muri bya bindi 500, agakodesha inzu nk'iya 250, akagira akabaho muri ayo 250 asigaye, akiyambara neza, akitunganya. Undi ugasanga wenda aracyari umusore, agumye muri geto nk'ibihumbi 50, 200 arayazigamye, nawe asigaye akarya asigaye. Ugasanga nyuma y'imyaka 5 urebye abo bantu baratandukanye cyane. Umwe aba yasigaye, nyamara ariko bikiri mu mwaka wa mbere, umwaka wa kabiri.
byarashobokaga ko bagendera hamwe. Oya, usanga wa wundi ufata ibyemezo bibi, wa wundi usesagura, Ari usanga ari nkaho ugaragara neza, ari urenze, abashayininga, abakayangana, urukweto rugezweho, isaha imeze neza, ahantu ataha hasobanutse, ukabona ameze neza. uzi ko ashobora guca mu nzira ukahita uvuga uti runaka nyuze aha kubera uburyo hasize hahumura parufe runaka. Wa wundi ufite gahunda ashobora no kubona abantu bamuhugura, bamubwira bati ariko wabaye ute, mugenzi wawe ntimwiganye, amafaranga uzapfuye asiga utayariye, ntimukorana. Ubwo iyo shati igiye kukubaho irangamuntu, we ko ahora yambaye, ko ahinduranye kositimu, agahinduranya inkweto, agahinduranya aho hantu utaha mu manegeka n'ahantu wataha, tuba n'imvura izaza izagusiga. ashobora kubona abamuhugura benshi, nyamara ari umusore ufite icyerekezo, kubera ko we ntago agaciro ke akavana mu kwigaragaza, ahubwo arimo arubaka agaciro ke ka nyako. Mu myaka 5 iri imbere, mu myaka 10 iri imbere, mu myaka 15 iri imbere, uzasanga wa wundi washayiningaga, wa wundi wakayanganaga, wa wundi w'ibikabyo, wa wundi utuye ahantu heza, akagaragara neza, akiyambika neza, agasohokera ahantu, akajya ajya mu maresitora ameze neza, uzasanga yarasigaye. Arasigara cyane kuko niba ari abasore babiri byanze bikunze bafite viziyo yo kurushaho kubaho neza, kwaguka, ni hamwe uzasanga wundi abyaye abana 2 3 nta minerivare afite, akajya kureba agasanga kubyara mu gihe cyo gushaka, uzasanga wa wundi wagaragaraga neza cyane, inama ze z'ubukwe atangiye kuvuga ati reka duteranyirize inkwano, mumfashe, ati ugasanga kuri bije n'inkwano bagiye kwiteranyiriza, igitanda baragiteranyirije, ikintu cyose arimo aragitega mu bandi, kubera ko ntiyigeze yiyubaka na gato. uzi ko buriya nta n'ikintu muri bimwe aba yaraguze biryoshya aba yagurisha wenda ngo kize ku giciro cyamufasha muri ako kanya. Use wagurisha congo, wazishyira ku isoko, washyira ku isoko congo ukavana mangahe? Ubuse hafi ya ntayo gusohokera muri resitora zihenze, ukagenda, ibyo biba bibaye amateka. N'abarokore usanga rwose abadukurikiye bari mu gihugu hose, ariko nk'i Kigali hari twitwa coffee shop, ni ahantu ushobora kugenda ukanywa icyayi, ukanywa ikawa, ukanywa ibintu bidasindisha, nta nzoga zisindisha njya mpabona, ariko harahaba hahenze hihagazeho, ugenda witwaje 5 ntibibe byaguhaza wenyine, wowe wenyine udashobora kujyana n'undi muntu kuri 5, kandi 5 niyo note nkuru tugira, niyo ntanzeho urugero. Ugenda wikwije umufuka kugira ngo ubashe kuhicara, ariko hakaba hasa neza, hameze neza. Hari igihe rero usanga umusore avuga ati ngewe ntago najya muri za resitora zitazwi, ngomba kujya guhurira n'abantu aho hantu hagize, nyamara ibiciro byaho n'amazi uhanywereye bwayo aba yihagazeho. Kandi igitangaje ababikora nka buri cyumweru. Yabikora kangahe? Burya nta cyaba arimo yinjiza, aba arimo asohora. Turimo turavuga rero kuri ibyo, wenda twavugaga ibyo biba ku basore, nushaka kubwira ko iyo wabitoje umwana akiri mutoya, amenya ko agaciro ke atakavana mu buryo yigaragaza, akamenya ko agaciro ke akavana mu byo ageraho nk'umuntu w'umugabo, nk'umuntu akamenya ko agaciro ke akavana ku bintu abasha gukora. Niba hari ikintu yifuza, niba hari twahoze tubitangaho urugero, niba umwana ashaka kugura akantu runaka, niba ashaka kugura igare, niba ashaka kugura baro, niba ashaka kugura ibiki, akiha umwanya, akabiteganyiriza, akabizigamira, agafata igihe, akagusaba akazi agukorera, ukamuha amafaranga. Bene uwo mwana aba arimo agwiza indangagaciro mu buzima zizamugeza kure, zizamugeza ahantu hashimishije, ahantu hafatika. Ariko kumuhereza buri kimwe cyose nk'umubyeyi, ukamurinda icyitwa ifaranga, yashaka no kubikubazaho by'amatsiko, ukamucyaha, ukamwuka inabi. Hari ababyeyi bameze gutyo, umwana yababaza atari kose ati
ati amafaranga ubundi aboneka gute, cyangwa yakubaza nk'ikibazo nka cya kintu nababwiye bambajije ngo uhembwa ngahe, ukamwuka inabi ukamukubita ukamugira, ariko buriya ntabwo uba umumaze amatsiko. Nanjye namaze igihe ne kubabwira gutyo ntekereza, nanjye namaze igihe ndimo nshaka ko nkwepa icyo kibazo, ariko bigeze aho niyemeza kubabwiza ukuri, ndabicaza mbabwira yo mpembwa, ariko tujya no mu mibare mbereka ibyo nyakoresha, beretse ibyo nyakoresha birangira bangiriye impuhwe, bari basimbutse bagira. Nawe hari ibyo umwana akubaza, hari ibyo umwana yifuza kugusobanuza, ukamucyaha, ukamwuka inabi, ukamwigizayo, ariko ntabwo urimo kumutegura neza ngo azabe umuntu mukuru usobanukiwe iby'amafaranga. Hari ibyo ku mafaranga wifuza, ntabwo wifuza ko aho azahurira n'iby'abandi azabifata, ntabwo umwifurizamo ko azaba umwana w'akaboko karekare ukorakora. Icyo gihe utangira hakiri kare ukamubwira uti aya mafaranga dore ayo nguhaye, aya ngaya nayo atari ayawe utinjije ntabwo wemerewe kuyagira. Akamenya ko kwiba ari icyaha, ariko akanamenya ko binafite n'igihano. Umunsi yagira hariho uryoherwa, yagura utubiswi yagira akumva yanakora no mu isakoshi, akumva yanayaterura aho mwayasize ahantu ku meza, wenda mwari mwageneye ikindi kintu. Icyo gihe aho ubimenye ugomba kumukosora cyane, akamenya ko ay'abandi ataraye atayafata, akamenya ko umuntu arya ikigabuye, kuko hari abantu bakuru agira gutya yaranakijijwe ugasanga ntabwo atinya ikitagabuye. Wabireba ugasanga byapfiriye mu burere hasi, umuntu azi ko kwirwanaho ari ukwirwanaho, umuntu azi ko iyo wirangayeho ntacyo ugeraho, ariko kwirangaraho no kugira kwirangaraho no kwirwanaho bitandukanye no kwirwanaho mu bitemewe. Iyo urimo utoza umwana mu ibi byo gukora no kubona amafaranga, urimo yagusobanuza uko amafaranga aboneka ukabimubwira, hariho umwana ugira gutya yabona munyuranye kuri banke, tuvuge wenda unyuze nko kuri kiriya cyuma gitanga amafaranga cya ATM, ushyizemo ikarita akabona ukuyemo amafaranga, mu kanya ukaza kumubwira uti ibyo agusabye, ukamubwira ngo ntago amafaranga hari yo kubikora, akubwira ati twasubiye yose tukajya gufata yandi. Ntago yumva, umwana muto ntago yumva impamvu wavanyemo makeya, kuki utayafashe yose ahagije tukagura ibyo dushaka. Aba yumva wanagenda ugashyiramo ikarita ukavanamo aguze imodoka, aba yumva wagenda ugashyiramo ikarita ukavanamo amuguriye ibikinisho byose ashaka. Ntago yumva impamvu. Ukeneye rero gufata akanya ukamusobanurira, ukamubwira uko umuntu avanamo ayasanganywe kuri konti, uko ajya kuri konti, akamenya aho ajya kuri konti aturuka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uko uvanyeho uvanyeho urujijo, ugatangira kwemerera umwana kumuganiriza ibijyanye n'amafaranga, ugenda umumara amatsiko, kandi ukaba urimo uramutegurira kuzaba umuturage w'ingirakamaro, kuzaba umukristo w'ingirakamaro, kuzaba wa muntu ugira aho umuntu wese wamaze gusobanukirwa neza iby'amafaranga, aho umushyize hose aba uw'umumaro. Iyo ashinzwe iby'abandi abishingwa abikora neza, iyo ari mu murimo w'Imana akora neza, iyo ari mu muryango abikora neza, iyo ari mu gihugu abikora neza. Kumutoza hakiri, kubera ko hari ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Gukunda impiya hari igihe bituruka muri bya byiyumviro byizana bitewe n'uko nta bumenyi ubifiteho ukagira.
ni nk'uko ubundi iyo dukura badutoza ikinyabupfura ukamenya ko utarira mu nzira, utarira uko ubonye, ukamenya ko iyo urimo kurya utarya bisakuza myamyatira ntuza, ukamenya ko utavuga wasamye urimo no kurya, hakaba utuntu tw'indangagaciro abantu bakwigisha ku myitwarire ijyanye n'ameza no ku bijyanye n'amafaranga. Hari utuntu twibanze umuntu yatatubonye. Ariko uvuze icyo kintu, ababyeyi benshi nyine ku meza haba disipurine idasanzwe, haba amabwiriza adasanzwe, no ku mafaranga agakwiriye kuba ayo mabwiriza. Ayo mabwiriza yakabaye ahari, ariko ntibibe ubwiru, bisa nk'aho ari ubwiru, bisa n'aho bitemewe ko umubyeyi ashobora kuganira n'abana ibijyanye n'amafaranga. Habe na minerivare, umwana bakamutuma, hari umwana uza akavuga ati bantumye borodo, umwana bakamutuma borodo amugani, hari n'uvuga ati sinsubirayo ntajyanye borodo, kandi wenda wowe agatara karatse bimeze nabi. Umwana buriya ushobora kumusobanura neza, umwana akabyumva bien, ariko azi ko ari borodero, ntiyumva impamvu utayimuha. Abandi babyeyi bose bahaye abana borodero, wagiye niwe usigaye mu ishuri atajyanye borodero, urimo uramutera embarrassment, urimo uramutuma amwara mu ishuri mu gihe kuko nta bisobanuro. Nyamara buriya umubwiye ukamubwira uti buriya najyaga nkwishyurira kubera ka kazi nakoraga aha n'aha, wabonye ko kuva mu kwezi gushize ntasubiyeyo ku kazi, akazi karahagaze, buriya rero ndacyarimo gushakisha kandi akazi niho bampaga amafaranga nkabona ayo mvanaho nkwishyurira. Umwana arabyumva cyane, ashobora no kugira, n'iyo ujyanye ukavugana na mwarimu ashobora no kugufasha kubwira mwarimu, ukabona ibintu bigenze neza. Ariko ubundi iyo wabigize ukavuga ati mvanaho iyo stress, mva hejuru, ahita agenda kwishura akavuga ati bambwiye ngo mvanaho iyo stress, cyangwa akavuga ati mwana ati ngiye ntabwo nzi impamvu papa cyangwa mama batayampa, muzaze tujyane. Nuko kubiganiriza abana ni ibintu bya ngombwa, no kubaha uburenganzira, mukabaha udufaranga, kuko abenshi babikora umwana agiye nko muri interina, muri interina avuye mu rugo agiye kuba kuri rya shuri babaho, umubyeyi akajya gutya akamuha, yaba yabonye minerivare akamurengezaho n'udufaranga tungana, akavuga ati tujyane, nayo ngayo bakunze kwita pocket money cyangwa argent de poche, akantu uzabona gakenewe, ikaramu nishira uzayigure, korogati nishira uzayigure. Akaba ari bwa mbere ku myaka 15 cyangwa 10 n'ingahe, akaba ari bwo bwa mbere umwana agiye gutunga amafaranga ku mufuka, no kuyamenya. Ashobora gutekereza ko amafaranga umuntu ayashyiraho abonye, akagenda wamuhaye pocket money akashyira ku gitanda, akayivamo agashyira ku gitanda, arimo agira akajya koga muri dushe, akagaruka agatungurwa no kubona ko atayahasanze. Nyamara buriya mbere y'umuhaho kazi yo kugenda agira utwe acunga, yashoboraga kumenya n'ibyo ngibyo, akamenya ko buriya abantu bashobora gukunda amafaranga atarayabo bakaba bayatwara, akamenya ko amafaranga arindwa, ko yarinda, ko yabera amaso, ko ari igikoresho abandi bantu bashobora kugirira intuza. Nk'uko abika ikaramu n'urugero, wenda si uko ariho yayabika, uko abika ibikoresho bindi bamuhaye, siko ashobora kwita ku makayi cyane akayaha agaciro, ariko bigurwa ya makayi, inote za 5 nka zingahe akazishyiraho hejuru, abana bakazitwara, akarira. Nyamara iyo bimutoza hakiri kare yari bugire. Hari n'ikindi buriya mu bana nabo baba bafitemo umutima wo kugira ubuntu n'ubumuntu no gufasha. Umwana iyo watangiye kumutoza kugira twa dufaranga twe, akagira agasaving, akagira akabox ke ashobora gusavingamo, icyo gihe ashobora kugira gutya
yaganira n'umwana mugenzi we yakumva ikibazo akumva hari icyo yamufasha. Buriya iyo abashije kubikora mu bushobozi bwe aba arimo nabwo yiga ikintu gikomeye. Hari n'ugira ubuntu butiza urugi, bya bindi mu Kinyarwanda bavuga ngo ni ubuntu butiza urugi, akumva akabazo k'umwana mugenzi we agahita agenda agafata za savings zose zari zigamije wenda kugura rya gare niryo twakomeje gutangaho urugero, yarageze nko muri muwasiye yaryo akumva yaziterura zose akazimuhereza. Iyo umwana wamuhaye nk'umubyeyi wamuhaye liberite yo gukoresha jado poshe ye uko ashaka akabikora nka gutyo, ubutaha niyongera kwibuka ya ntego ye yari arimo kuzigamira akabona agiye guhera kuri zeru, ahita amenya ko no mu kugira ubuntu umuntu abugira mu kigero runaka, bitari ubuntu butizwa urugi. Aho ngaho aba yize isomo rikomeye ku myaka mitoya ye. Nakura rya somo twigeze kuganiriza abantu ahangaha ryo kumenya kuvuga oya, rimwe na rimwe hari bimwe twaheruka kuvuga ubushize tubwira abantu ko udakwiye no kwihindura banki y'inshuti zawe ngo abantu bakumenyere ko, kubera ko wagize umuco wo kwizigamira abantu bamenyere ko ari wowe baguzaho buri munsi. Icyo gihe iyo abigize ari mutoya akabona udufaranga twe turagenda twegerana, abavandimwe be inshuti ze batangira nabo kutumusabaho. Bya somo twihoze twigisha abantu byo kumenya kuvuga oya akabimenya hakiri kare. Hari abantu batekereza ngo ntabwo umukristo akwiye kuvuga oya, ariko oya iravugwa kuko no muri Bibiliya ubushize twabibaganije tubivanye muri Bibiliya. Oya ikaba oya, oya yawe ikaba oya. Kandi rwose ukaba utanze mwene so, kandi rwose ukaba utagize, ariko icyo yagusabaga ukaba udashoboye kukimukorera cyangwa utemeye kukimukorera, kandi rwose ukaba utaguye. Reka tugana ku musozo. Buriya kumenya gutoza abana hakiri kare, ukamubwira ko amafaranga aboneka umuntu yakoze, amafaranga aboneka umuntu hari icyo yashoye, amafaranga aboneka umuntu hari icyo yigomwe. Buriya hari n'ukuntu umwana agenda akura agatangira kumva ko nta umushinzwe. Ni isomo rikomeye, kandi nimbivuga gutya ababyeyi sinzi ko ndi bubashe kubibasobanurira neza kugira ngo umwana azamenye ko nta umushinzwe. Hari abaherwe bakomeye abitwa ba Warren Buffett, witwa Bill Gates, ni mu baherwe ba mbere ku isi. Barimo abanyamakuru bababazaga umurage bazasigira abana babo, abandi bakavuga bati ntago nzamusigira ubutunzi nabashije kugeraho. Ubu ngabo bageze ku butunzi bahereye kuri zeru. Uvuga ati umwana wanjye nawe agomba gukora. Ubutunzi bunini namusigira ni ukumwigisha ko iyo wakoze cyane icyo ushaka ushobora kukigeraho. Naho umwana uzicara kumva ko ubwo se ari umuherwe azasigara mu byase, ntago babareze nk'abazirwanaho. Ariko icyo nashaka kuvuga rero ni uko kumenya umwana akamenya ko nta ushinzwe imibereho myiza ye. Ni nk'uko iyo umwohereje ku ishuri ntawe ushinzwe kumutsindira amasomo, niwe ushinzwe kwitsindira amasomo, niwe ushinzwe kwikorera ibizamini. Nk'umubyeyi ushobora kumwishyurira minerivare, nk'umubyeyi ushobora kumubonera iniforume, nk'umubyeyi ushobora kugira, ariko ntabwo uzaba uhari buri munsi ngo umubyutse umusomeshe umwicaza mu kizamu, ntabwo bishoboka. Mukorere. Agomba kwitsindira ibyo bizamini. No mu buzima rero agomba kwitsindira intambara y'ubuzima, agomba kwibeshaho, agomba kwigeza kuri rwa rwego abasha gukora amafaranga, agomba kumenya ko yizigamira, agomba kumenya uko ashora imari, agomba kumenya uko abana n'abantu, agomba kumenya akamenya ko nta umushinzwe, ko ubwe imbaraga ze. Twagiye tubigarukaho kenshi ko umuntu w'umunyamwete, Bibiliya iravuga ngo hari umuntu w'umunyamwete ubonye ngo bene wazaba imbere ku mwami, ntabwo azakorera abagufi. Umwana wabitoye hakiri kare amenya ko umwete agira, gukora agira,
ari we ugenga ubuzima bizamugeza ahantu indoto z'ubuzima bw'akazigeraho. Reka rero ababyeyi nizere ko iryo somo mutazaryima abana banyu. Mu gihe hari ikindi twahoze tuvuga ni kiriya cyo mu cyongereza bakita delayed gratification, cyangwa kumenya ko ibyiza bifata igihe, kumenya ko icyo wigomwa aka kanya gishobora kukugeza ku cyiza kirushijeho. Urumva ubonye abana, tufate nko ku bana, ubonye udufaranga twose ugahita ugura shokora, ugahita ugura biswi, uhita unezerwa by'ako kanya, ariko bigahita bishira ako kanya. Ntabwo ushobora kwicara nyuma y'icyumweru ngo uvuge ngo mu cyumweru gishize nariye shokora iryoshye, kuryohera ako kanya uyifite. Ariko nagira atya akayegeranya nawe nk'umubyeyi, ukamushyiriramo imiyaga, ukamushyiraho utunyungu kuri saving amaze kugira, akajya atya akabona guza igare, yakundaga nk'igare, akarigura mu mafaranga ye, riba amateka. Azarinda abo umusaza akivuga ati njyewe ntuza ya mbere, savings ya mbere, igare rya mbere natunze niryo niguriye. Iyo azaba ari achievement ya sense, kumva sense ya achievement mu Kinyarwanda, kumva hari icyo wagezeho, ibyishimo bituruka ku kumva hari ikintu wigejejeho. Ibyo byishimo bifata igihe kubigeraho, ariko nabyo bikamara n'igihe kinini, bikaramba, bikahinduka amateka. Unyibukije ko nibuka ko Bibiliya nshyashya natunze bwa mbere ariyo niguriye. Urumva ko nawe uri umuntu w'indashyikirwa. Iyo nigaga primaire. Wari wayavanye he? Narabitse ndabika, icyo gihe guraga 2,500. Ngejeje ku 1,000. Papa mayandi 500. Urumva ni nka bya bindi twarimo tuvuga. Iyo mbimenya tuba twahereye kare utubwira experience. Ariko iyo nyirebye nibuka ko ari natunze nyuma izindi, ariko iyo ndayira bati niyo niguriye. Iracyahari n'uyu. Urumva ni amateka. N'ababyeyi rero wumve umwana wawe arashaka iki, mutoze kugikorera, mutoze kukibikira, mutoze umunsi azakigeraho kizaba amateka. Kandi ntabwo bizaba bigeze buriya. Hari umuntu ujya uvuga ngo, hari ahantu nasomye mu muntu w'umuhanga avuga ko ikintu twita akamenyero gafata, ngo iyo ikintu gikoze nk'inshuro 20 hejuru ya 20 gihita kinjira mu kamenyero kigakomeza. Iyo gikoze ukurikirana kumara inshuro 20, n'umutoza nawe akagenda yafata abika, bizagera biba akamenyero kazamukurikirana ubuzima bwose, kandi kaba akamenyero keza, akamenyero kagize. Irindi hame umwana akwiye kumenya, turimo tugana ku musozo, nuko amafaranga ari hanze ni menshi. Hari umuntu utekereza akavuga ati abakiri barushaho gukira kubera ko bikubiye, kubera ko bayihariye, ariko buriya nta mupaka w'amafaranga hari. Ahubwo wowe, buri muntu muri twese afite inshingano zo kujya kuyagira. Hari n'umuntu ugira gutya, yabona abonye akazi kakabundararaho, akabeshyera abandi, akabahimbira, akabibadose kugira ngo arebe ko ari we wakagumaho wenyine, kuko atekereza ko hari hirya yaho adashobora kubona amafaranga. Ariko ni imwe mu mahame abana bakwiye kumenya hakiri kare, nuko amafaranga yose ashaka hanze arahari. Ahubwo kumenya uko wayageraho niyo devoir, nizo nshingano, niwo mukoro umuntu afite. Ushobora kubona umwana wabyutse, umwana waturutse mu giturage nta kintu afite, mu muryango ukennye, ariko wenda afite impano y'ijwi no kuririmba, yaririmba kandi abantu bakabikunda, ejo akaba ari umuntu wuzuza stade mu gitaramo yateguye, za miliyoni zikisuka. Nta muntu azaba yirukanye ku isoko, nta wazaba yahiritse mu kazi, nta ibintu abantu bajya barwanira, ugasanga bamwe abaturanye butike yegeranye n'undi arashaka uko amuhemukira, arashaka uko, hari n'abajya mu bupfumu no kurogeshanya no kugira ibiki. N'abantu baba bafite imyumvire y'uko hari amafaranga ari hanze, hari makeya, ni mugenzi we arimo ayamucura. Ariko ntabwo ari hanze hari makeya, ni menshi. Umukoro dufite
nuko gushaka uko twayagira. Reka rero nsoze mbabwira ngo ukwiye kumenyereza umwana inzira akwiye kunyuramo nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwira, umumenyereze ko kwiba amafaranga nta shema ririmo, kubera ko sosiyete turimo igerageza ubundi sosiyete turimo ishobora kwigisha umuntu ibintu byinshi, ndetse iyo turi mu yingiyi y'u Rwanda nko muri iki gihe igihugu kigerageza kurwanya ruswa, ariko uracyabona abantu bakireba uwabashije kwigwizaho imitungo y'abandi bakamushima. Hari umuntu ugira gutya ugasanga wenda ni kontabure w'urwego runaka rwa leta, ahembwa amafaranga asanzwe cyane, ariko yabasha kwigwizaho ibigenewe abandi, yabasha kugira yakubaka ibintu ugasanga abantu baramushima. Ukwiye kumenyereza umwana wawe ko bishoboka gukorera amafaranga ukagera ku bintu bifatika kandi udahemutse. Ibyo ni ibintu wamenyereza umwana wawe, kuko twanasomye ahandi havuga ngo ubwoko bw'Imana burimbutse, ni mu gitabo cya Hoseya twasomye havuga ngo ubwoko bw'Imana burimbutse buzira kutamenya, ariko twebwe turimo turagerageza kwegeranya ubumenyi kugira ngo buturinde kurimbuka. Reka ngushimire rero wowe wadukurikiye, ngushimire wowe waduhaye igitekerezo, ngushimire ko udukurikira, kandi ngusabe kugira ngo ibyo wigiye ahangaha ubikurikize, uzatubwira impinduka. Tuzanezezwa no kumva impinduka zabaye mu buzima bwawe biturutse muri ibi biganiro tugira. Tuzanezezwa no kumva abana generasiyo ziri imbere, generasiyo zirimo zikura, umunsi tuzaba turi abasaza cyane mu zabukuru, twicaye tukumva ubuhamya ngo hari abana bahindutse bitewe n'uburyo ababyeyi babafashije mu bijyanye n'amafaranga. Bizatunezeza cyane, bizatuma izabukuru zacu tuzikora tunezerewe, kubera ko hazaba hari umusanzu mwadufashije gutanga. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha. Reka dusoze dusenga Imana, reka dufatanye gusenga aho uri hose. Turagushimye Mwami Imana yacu, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Ijambo ryawe tubwira ko abana ari umwanda uturuka ku Uwiteka, ko imbuto zo mu nda ari umugisha utanga. Turabigushimiye Data. Iyo duhaye abana mu miryango yacu, tuba dufite inshingano zo kubarera mu buryo butandukanye, mu kubakwegereza, mu kubatoza inzira nziza, inzira y'agakiza, inzira igana mu ijuru, ariko no kubatoza kubamo abaturage beza ba hano ku isi, abanyagihugu beza, abantu b'ingirakamaro, abantu bazagirira akamaro isi, umuryango n'itorero. Ndasenze rero kugira ngo n'iki kintu kijyanye n'amafaranga ushoboza ababyeyi kukitwaramo neza, kugira ngo bigishe abana babategura kuzabikoresha neza. Urakoze Mwami Imana yacu, urakoze kumva gusenga kwacu, kandi ndasenze kugira ngo ibyo berekezaho amaboko abadukurikiye bose ubihire Mwami, ubyagure. Ndetse muri aba bana turimo gusengera, turimo gusabira ko bagira ubumenyi muri bijyanye n'amafaranga, ndabasengeye ngo uzabavanemo abantu bakomeye ku isi, uzabavanemo abavumbura ibintu isi itari yamenye, uzabavanemo abakire babasha kuzamura iki gihugu kikava ku rwego rw'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kikinjira mu bihugu biri byamaze gutera imbere. Urakoze Mwami Imana yacu, komeza tugirire neza, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen.